uyu munsi ngewe ndibaza FPR ishaka iki? Ikintu cy'ubugegera cyo guhindura ikintu ubwonko bw'abanyarwanda kubacanga muri byose bakagera n'ubwo bahindura amazina y'imirenge kugira ngo ikintu cy'u Rwanda kibagirwe mu mizina yacu. Nta murenge uhari, nta serire, nta nyumba kumi, nta komine, byose barahindura mu kubera iki? Mu byo kugira ngo amateka zibagirane. Nimba amatata yaravuye ku Gikongoro muri komine Kivu, abana bacu bazakoreye amateka atazwi n'amatata atazwi naho yakomoka. Kubugegera ako kantu karakomeye muri guverinoma. Ubasaza nk'aba ngaba b'amatata n'abandi natwe tukiriho bakeya, duharanire kutazigera imirenge yacu ya gahondo yibagirana, kuko niyo mateka, nirwo Rwanda rwacu rwa gakondo. Byanga byakunda niba Imana iturinze ibi bintu bagiye bahinduranya, u Rwanda ruzasubira uko rwari rumeze. Nyakubahwa Premier Ministre, kino ndakigusabye rwose, kandi icyo kintu uzakinangire mu nama ya guverinoma. Yewe birandaza ishinga. Mine ibyo avuga nibyo, ati ndetse ahubwo turanamushyigikiye muri uru rugamba. Ati muze kwibuka ko muri bano bantu uko guhindura uturere, guhindura imirenge n'amasekiteri n'amaserire abantu babagamo, cyambere mwongereho ko bashaka gusibanganya kutazasobanurira isi n'abanyarwanda aho bo baturukaga. Ni ukuvuga ngo bo bari batuye hehe? Bano tujya tuvuga ngo tukavuga ngo tukabaza ibingira, tukavuga ati ngaho ibingira twereke ibigabiro by'iwanyu. Iwanyu mwakomokaga kuwe musozi, we Dodo twahirwa Dodo twereke, we Jacques Nziza tubwire. Ibyo byose rero gusiba amazina y'imirenge no kubivangavanga bizatuma nta muntu ukomeza gukurikirana ngo bariya batubwire. Nkuko tuzi ko Kagame waba ari hari igitarama mu by'Imana, nibabona abo bandi bazanye nibaze batubwire bo bakomoka hehe. Ibyo rero bigatuma tukwereka ko u Rwanda rwatewe n'abanyamahanga, rutatewe n'abanyarwanda bashakaga gutaha. Nkuko bo babivuga ko Ubugande bwafashije bamwe mu banyamahanga, nubwo harimo n'abanyarwanda bavangavanze, ariko harimo abanyamahanga benshi kandi n'uyu munsi bakiri mu Rwanda. Cya kabiri, ahantu hiciwe abantu, tumwongereho ko ahantu henshi bagiye bicira abantu, bagiye babicira ku masekiteri, mu makomine. Ibyo byose ntago bashaka ko bizamenyekana, ko bizagaragara. Ikindi cya nyuma yavuze ati muvuge ko bongeyeho nuko bashakaga kugenda biba amafaranga. Ati ngo hari ikigega cyitwaga FDC cyari kirimo amafaranga menshi. Ubwo ababizi barabizi bati icyo kigega ndetse na za Trafipro ndetse na za Banque Populaire n'ibindi byari bishingiye ku masekiteri n'amakomine. Ati ndetse hari n'umwihariko yuko ayo makomine yabaga afite n'ubutaka, afite amashyamba, afite ibiki byose. Ibyo byose FPR yarakusanyije iratwara, ntihagira ikintu gisigara. Uko guhinduranya bahuza bagera gute, baragendaga bakabihuza, ariko ibyo amakomine yajeraga, ibyo amasekiteri yabaga afite byose bihinduka ibya FPR. Bakoze n'ikindi kintu gikomeye cyane, batwitse amakarita yose ya rosansoma yerekanaga umubare w'abaturage kugira ngo batazigera bamenya umubare w'abantu bapfuye n'abarokotse. Ari cyo gituma birirwa bakina n'imibare, bati ni miliyoni zingahe. Mbese izo nsuprimeza kuko bo ntibakeneye kuri kumenyekana, ntabwo bakeneye kuri kumenyekana, kuri kurabafata. Ukuri ni ukwerekana ko abatutsi bapfuye mu Rwanda batarenga 300, ahubwo ko abandi ari abahutu. Noneho bakerekana impamvu ni bande bagiye bica abantu ku mirenge, abo bantu ni bari bande, bari bavuye he, bafatanyije na bande, byagenze gute. Ibyo byose nibyo basisibiranije. Ariko abaswa baragwira, abaswa barya, umuntu yica abanyabwenge akibwira yuko ubwo ubwenge yaburangije yabuvanyeho. Barabitwitse, ariko icyo batazi nuko ibyo byose hari ahandi bibitse biri. Za FINWAP zirabifite, hano za universite zirabifite. Rero bakibwira ko ngo ko bishe umuntu wabivugaga, bakibwira ko ngo cyangwa ngo baratwitse za registre, bakibwira ko ngo babirangije babivanyeho. Kirutu n'amakomine yose agasibangana burundu n'amasegiteri, bakagenda bashyiraho ibintu byabo n'amazina atandukanye, bagafata komine bakayigabanyamo 4,
ufite ikomini imwe bakagenda bafata kimwe ufite baravangavanga ku buryo u Rwanda ubu ngubu rwabaye igisupusupu ni bararugo ryamitse. Nyakubahwa minisitiri rwose muharanire kugira ngo imbago z'u Rwanda n'amakomine n'amaprefecture mubishyire kuri gahunda mu buryo bwo kugira ngo bitanibagirwa. nka Gikongoro gihe gihagazeho ndumva nzayizi guhera no ku mirenge yayo yose ndayizi. Nicyo kintu naharaniye n'amaserire yose ubu ngubu numva nyafite mu biganza. Icyo kintu hazagira abantu bayiharanira no kugira ngo tutazakora nkete ngo tumenye jenoside abo yatwaye. Yego kuko biriya bishyashya badavuga ati abo bantu ntabwo babagaho, ako gasozi ntikabagaho, iyo serire ntiyabagaho, iyo komine ntiyabagaho. Niyo mayeri nibyo y'ubugegera bw'ababundi bwo guhisha n'ubwicanyi bakoze no guhisha ibya jenoside. Kuko amateka ya jenoside ntibavuga ngo uzayandika urimo gusisibiranya ko abantu bapfuye ku mirenge. Abahutu bari bapfuye hano, abatutsi bari bapfuye hano, amasambu yabo, ibyo byose barabivanga, bateranya amasambu, bakura abantu ku misozi bajya kubapakira mu midugudu aho barimo kwicwa n'inzara, abana bakagwingira bikaba rwaserera rwose. Urakoze rega muri guverinoma y'u Rwanda yo ifite icyicaro mu buhungiro, iyo ni principe urabizi irimo. Dufite minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine, c'est-à-dire que dushingiye ku makomine yacu yayandi ya kera uko twari duyafite ari 148 ngira ngo niba mbyibuka neza, 53 menya niho yarageze. uko kumanuka muri izo nzira zose niho tugomba kushingira ibikorwa byacu. Ibyo byose muvuze niko bimeze. FPR twayiteye imboni hakiri kare, niyo mpamvu twavuze ngo ducane ku maso. Ngewe ntabwo uzarebe n'abaturage, kandi rega ntekereza ko ba Sekidende wenda araza kutubwira na Matata, ntekereza ko hariho n'itegeko mpuzamahanga ribuza ibi bintu, kubuza abantu gakondo yabo ukayibibagiza. Kuko FPR irimo irashaka kure mu bundi bwoko bushya bw'abantu, ifate ruriya rubyiruko rutoya rw'abana batoya kuva no mu gisirikare. Muzarebe buriya basirikare bose bari bazi FPR irimo iragenda iberimina n'abakada bayo ngo twoze tuvuga ba Denis polisi n'abandi, irimo iragenda ibashyira ku ruhande, igahita izamura abana. Ubu muzabibona bo mu gisirikare, abo ngabo bafite mu mitwe yabo uburengerazuba, uburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ngo ibiki, zirya komine zose abo ntibazizi. Noneho twe tuzizi, bamwe yaduciriye ishyanga, abandi rabafunze bari mu maprizo, ku buryo n'umuntu uri muri prizo, bana abantu ba kera muzajye kubakurikirana bafunzwe muri za 1995 iyo ageze mu rukiko ananirwa kuvuga umwirondoro we, ahubwo bakamwibutsa ati jewe wenda iwacu yari muri Kigombe, bati Kigombe ntayibaho, batahubwo ubwo uraha. Urumva ni uje kuvuga umwirondoro we, ariko nibo barimo kumuha umwirondoro, kuko ibyo bindi ntabizi babikoze ari muri prizo. Aho yarazi yaratuye ntabwo azi, ntabwo yumva amakuru, ntayumva iki, ntabwo azi ahariho. N'abantu bari hanze akenshi batamuri ibintu bya politike batagira, uzabyumva abantu muganira arakubwira wajya mu bacu ugegera ubwabugegera ugumva umuntu ntazi naho avuka. Donc mu magambo make icyo uvuga ni ukuri. Erega tuzasubiza mu buryo ibintu byinshi, kuko FPR niyo yabihinduye. Tuzasubiza mu buryo amashuri, tuzasubiza mu buryo ubutegetsi bw'igihugu, tuzasubiza mu buryo imyemerere n'imiseke. Hari ibintu byinshi mu Rwanda bigomba gusubira mu mwanya wabyo, kubera ko FPR yaje irabuskira, aribyo nahoze mvuga, izanamo ibinyamahanga. Ni systeme coloniale. Mwibuke ko muri Congo umujyi Kinshasa yitwaga Leopoldville, ntuza Bukavu kitwa Stanleyville, Lubumbashi kitwa Leopoldville, etc. Nibyo bagaruye mu Rwanda cyane. Ibyo abanyarwanda bari bazi bakazana utundi tuntu tw'utubyiniriro, isibo, imidugudu, ibintu by'amayeri no gukura abantu mu masambu yabo bakajya kwicirwa n'inzara mu midugudu. Ibyo nita kando concentration.